ibintu tuzabivuga ako ve nicyo ushaka kuvuga twanze kuvuga ushaka kivuga ariko bana ngereka mbwiza kunyewe uretse gato Instagram yanjye azajya Instagram yanjye uzagera live ndajya live mbivuge mwikine mu buri brag mwe mu nyiforo wingire nyiforo wingire turajya kubyukusanga bya ndajya live bana ndatomboka nuko komeza kumucungira hafi iyo umuntu yaza gutomboka kugira ngo n'abantu b'abakozi b'Imana bakamusengera tukareba ko yaguma hamwe naho ashobora gutomboka cyangwa se agira abantu bamubuza gutomboka atabivuze kimenye Vestine Vestine ati ngiye cyo nkwemereye reka tubanze dukore igitaramo turirimbira abantu nicyo cy'ingenzi nitubara gusoza nganyumvira gato Mana nyagasani iyo ngiyo yari video rwose ni ikiganiro cyakozwe hagati ya Vestine na Dorcas barimo bagana na Irene Murindahabi mu gihe harimo hategurwa ibitaramo byabereye muri Canada ni ibitaramo byakunzwe cyane ibitaramo bigiye bitandukanye rwose byamaze igihe kitari gito bibera mu gihugu cya Canada rero iki ni ikiganiro itangazamakuru cyakozwe hagati y'abakobwa babiri ndetse na Irene Murindahabi aho nkuko mubyumviye witwa Ishimwe Vestine yavuze amagambo rwose murangiye kumva avuga byinshi bigiye bitandukanye akomoza kuri byinshi agomba kuzatangaza ubwo bino bitaramo bizaba birangiye abwira abakunzi be ko bagomba kumuforonga ku mbuga za Instagram ko azajya live akabivuga akavuga byinshi cyane ariko byinshi cyane kugira ngo abakunzi bamenye ukuri basanzwe batazi bamenye ibintu byinshi yabahishe mu buzima bwe basanzwe batazi ko we yari yabyitangaje avuga ko ari ukuri kwinshi azababwira wakwibaza ngo rero ibi ngibi bihuriye he n'ibintu byasohotse ejo ku mbuga nkoranyambaga kuri account ya Ishimwe Vestine ku magambo yari yatangaje ibi bintu bihuriye he ni ibintu se bidafite aho bihuriye ni ibintu byapfuye kuza gusa dore ko abantu benshi nyuma y'uko babonye ubutumwa bw'ejo bwa Vestine ku mbuga ze nkoranyambaga nta kindi kintu bahise bihutira natwe hano kuri channel yacu nakitwihute no gutatureba se koko yaba ari Vestine wabitangaje se byabihuye nibihe bintu byabihuriye n'andi makuru menshi byabihuriye n'ubuzima bwite bwa Ishimwe Vestine ese nyine tujya duhuza akantu ku kandi tuvuga byinshi bigiye bitandukanye akaba ariyo mpamvu nahisemo kubazana iyo video kugira ngo namwe mubanze musesengure mwumve ibintu Vestine ari yatangaje aho ngaho kuri iyo video nimurangiza mubihuze neza cyane mubihuze n'ibintu byatangaje ku mbuga nkoranyambaga ze byatangajweho ku munsi w'ejo mu gitondo ku makuru rwose yabyutse aheze igihugu yabyutse avugwa mu gihugu rero ibyo bintu bihuje rwose ushobora gusanga ari ahantu bihuriye kuko niba umuntu we ubwe ku mbuga nkoranyambaga yari yitangarije ko hari amakuru azaha abakunzi be hari byinshi akwiye afite gutangariza abakunzi be ibintu byinshi bitamushimishije mu buzima bwe video rwose nakoze neza kugira manze nyibumvishe wenda mutaza kugira ngo na magambo yanjye mutaza kugira ngo ni ibintu nazanye bidafite aho bivuye nabanje kuzana video hafi manze muyiyumvire mwayumvishe mwese buri wese afite igitekerezo ayitangaho ngira ngo umuntu wese umvishe iyo video nagiye cyo yivugaho ese wowe byumva gute nyuma yo kumva video nakuzaniye ibintu n'ibintu byabaye ejo urabihuza gute urumva bihuriye hehe urumva ari hehe Vestine ashobora kuba ibintu byabaye ejo bifite aho bihuriye n'ibyo yari yatangaje mbere mu kiganiro yari yakoze n'itangazamakuru uwitwa Irene Murindahabi akamubuza gutangaza ibyo bintu icyo gihe akamubwira ko atagomba guhita bitangaza ako kanya agasa nkaho mu kibura akamubuza ariko ukabona ko Vestine atanyuzwe n'uburyo bahise bamubuza gutangaza ibyo bintu kandi wabonaga ko mu mutwe rwose byari birimo ko agomba kubitangaza byumvikana ko
ari inkuru ebyiri zifite aho zihuriye. Reka mbazanire rero akandi ka video gusa ko naho ndagakina ko ndaza kubabwira ko gusa kuko ndabizi ko abenshi mukazi mukibuka, abenshi muribuka ubwo Shimwe Felicien aragarutse mu Rwanda bwa mbere, yagarutse nyuma yo gushaka n'umugabo we rwose ugiye yaragarutse abwira Dorcas mu kiganiro nabwo bakoranye na Irene kuri channel ya M Irene Empire, amubwira ko atagomba gushaka akiri umwana, amuhanura cyane, ubona ko mu maso ye hari hijimye rwose, ubona ko atarishimiye kuba yarashatse akiri umwana, ubona ko rwose ari ibintu atishimiye. Rero ahanura muri umuntu kugira ngo nawe ntazakora iryo kosa ryo gushaka akiri umwana. Abantu benshi ntibabitindaho, ariko nyuma yuko hasohotse amakuru y'ejo mu masaha mu gitondo, wahise ubona ko n'abantu bahise bagarura iyo video bavuga impamvu Felicien ashobora kuba yarahanuye cyane Dorcas, akamubwira ibyo bintu ko bishobora kuba urugo rutaramuhiriye, aho yashakiye rwose akaba yaragezeho n'ibigenda neza, ko ariyo mpamvu yahanuye mushiki we murumuna we kugira ngo ntazakore iryo kosa ryo gushaka akiri umwana. Ese byaba ari bya Pasiteri Claude ku gitangazamakuru cye? Pasiteri Claude n'umwe mu abantu benshi bakomeza kwibasira bamuvugaho cyane, bavuga uburyo atangaza ibintu by'ubuhari, ariko mbibutsa ko mu bukwe bwa Felicien rwose we yari yavuze ko iyi ngiyi ari prank rwose iri gutegurwa, ari ibintu bitazaramba, ari ibintu rwose ubona ko birimo agateguro gakomeye cyane Irene yari yakoze. Rero akaba ariyo mpamvu abantu benshi baramwiha icyo gihe, abantu benshi bamuvuga nabi, batera comment zo kumusebya, ariko se koko bije kurangira ahubwo ibyo yavuze risohoye ko birangiye, ibintu yavuze byose yabaye ukuri, ibintu yavuze rwose abantu benshi bahise babikomoza bavuga ati ese koko twasanga ibyo Pasiteri Claude yari yatangaje byarabaye ukuri? Ese wasanga n'abantu batibuka ubutumwa uwitwa Ejo Shimwe Felicien atangaje ku rukuta rwa Instagram. Felicien yanditse amagambo akomeye cyane avuga ku buryo atishimiye umugabo yashatse, yakoze amahitamo mabi, we yise guhubuka, avuga ko yahubukiye icyemezo yafashe, avuga ko ikindi gihe rwose atazongera guhubuka gufata icyemezo nk'icyo yafashe kino gihe ubwo yashakaga n'umugabo Idrissa wa Drago. Nubwo wenda nyuma yaje gusohoka amakuru make ariko nataraciye ku mbuga z'inkoranyambaga avuga ko account ye yibwe, atari inkuru ye rusange, atari inkuru ye yishyiriye hanze. Gusa mbibutsa ko Rebo aba mitigeze ivuga kuri bino bintu, abe nta kintu na kimwe babivuzeho, ahubwo amakuru ari gusohoka, amakuru ari gutangwa na amakuru twakwita ubwo ko ariyo fake news, kuko amakuru menshi yaje bihakana, ntabwo yavuye ahantu hazwi, ntabwo yavuye ku bantu bakorana na M Irene, wapi, ntiyavuye ku mbuga nkoranyambaga za Felicien, hoya ni amakuru avuye ku bindi itangazamakuru. Kandi nkubwira ko ku mbuga nkoranyambaga z'aba ngaba babiri, Shimwe wa Drago na Kamikazi Idrissa wa Drago na Felicien, nta n'umwe ukigira ifoto y'undi ku mbuga nkoranyambaga. Ayo mafoto yose yarahanaguruwe, byahita byerekana ko ari ikimenyetso nyamukuru cy'uko aba bantu babiri batandukanye koko, batsibye byabarangaga ku mbuga nkoranyambaga zabo. Cyaba ikimenyetso nyamukuru cyerekana ko iyi nkuru ari impamo, kandi ari ibintu rwose bifite aho bishingiye. Hano ngaho ni mu rugo rw'amakuru aba agezweho. Niba wakunze inkuru mba nkugejejeho, ndakwinginze kanda subscribe, dusangize bagenzi bawe, dusangize inshuti zawe, mubana mu maguru agiye atandukanye, kugira ngo hano kuri Sport Journalism Galaxy TV dukomeze gutera imbere kandi twishimira ibyo tuba twabagejejeho, namwe mukishimira amakuru tuba twabahaye. Ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane.